Mu muco wacu hari umugani uvuga ngo ubwenge burarahurwa, ariko se wigeze uhura n'umuntu wumva ko azi byose? Mbese umuntu ufungiranye mu byo azi ntashake kumva undi? Sokarate, umufilozofe w'ikirangirire mu Bugereki, yigeze kuvuga ijambo ritangaza benshi. Yagize ati, nta kintu na kimwe nzi usibye kumenya ko ntacyo nzi. Uyu munsi ku ijambo ry'ubwenge by Info tugiye kureba impamvu kwemera ko ntacyo uzi ari ryo banga ry'ubumenyi nyakuri, nuko bihura n'umuco wacu hano mu Rwanda. Nguhaye ikaze. Sokarate yabayeho mu myaka 2400 ishize, mu gihe abandi bumvaga ko bazi byose ku butabera, ku kintu cyiza cyangwa ku Mana, we yahitagamo kubaza ibibazo. Yumvaga ko iyo uvuze ngo ndazi, uba ufunze umuryango w'ubumenyi, ariko iyo uvuze uti simbizi, uba ufunguye amarembo yo kwiga. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari ukuba imfura ishishoza, itita ku byo yamenye kera, ahubwo ihora yiga ibishya. Muri iyi mvugo ya Sokarate harimo amasomo 5 akomeye dushobora gushyira mu bikorwa bya buri munsi. Isomo rya mbere, icishe bugufi mu bwenge, intellectual humility. Kimwe nuko mu muco wacu tuvuga ko umutwe umwe utigira inama, kwemera ko utazi byose bituma utega amatwi abandi ukamenya ibyo bazi utaruzi. Isomo rya kabiri, gira amatsiko adashira. Umuntu uvuga ko azi byose ntabaza. Umuntu uvuga ko hari ibyo atazi niwe wiga akanavumbura ibishya binyuze mu kubazanya amatsiko. Isomo rya gatatu, iyungurura ibyo uzi. Rimwe na rimwe ibyo twumva ko ari ukuri biba ari imigenzo cyangwa ibyo twumvanye abandi, nyamara tutazi n'aho byakomotse. Rikwiye kwibaza niba ari ukuri rero. Kwemera ko utazi byose bituma usuzuma niba n'ibyo wizera bifite ishingiro cyangwa se ari ukuri. Isomo rya kane, irinde kuyikuza. Sokarate atwigisha ko umunyabwenge nyakuri adahubuka mu byifuzo cyangwa mu magambo. Ubwenge butuje buruta ubwenge bw'urusaku. Ibaze igihe wakumva abantu baganira ukumva watanga igitekerezo bikavumburwa ko wibeshye, byagukururira ipfunwe rwose. Isomo rya gatanu, haranira gufunguka mu bitekerezo. Mu muco nyarwanda tuvuga ko ubukubaganyi bw'ubwenge ari bwo bwenge. Kwemera ko ubumenyi bwagutse bizatuma utajya mu makimbirane n'abandi bahanga, ahubwo wumve nabi ibyo bakurusha. Mu magambo make, kwemera ko ntacyo uzi si intege nke, ahubwo ni imbaraga. Bituma uba nk'ubutaka bwiteguye kwakira imvura n'imbuto nshya. Kimwe nuko umusaza w'inararibonye mu Rwanda yabwiraga abato ati, ntawe urangiza kwiga. Na Sokarate aratwibutsa ko urugendo rwo gushaka ukuri rutarangira. Ese wowe hari ikintu wigeze wumva ko uzi neza maze nyuma ukaza gusanga wari waribeshye? Twandikire muri comment, ukore like na share niba uyu mugani wa Sokarate hari icyo kwibukije. Reka duhure mu kiganiro gitaha. Yari Modeste Info nk'ibisanzwe ku ijambo ry'ubwenge by Info. Bye.